ariko abagabo b'iki gihe mutagira isoni nta soni n'undi munsi bizakubera isomo kuzika kuntera agahinda iyo mubona ninjye wabasigaranye njyenyine mbaciriye inshuro mwana ni intonganya nyinshi pe nk'ubu nshobora ngasanga sita yicariye ntiyanatetse none mugwa nitoreye ikijumba ndahekenya turaserera numva numva nshaka no kuva iwacu ndagasa se bwakeye Sumatera kiba cyanagiye ibitaka sisane anze niho humura ariko inzara umuntu ayisigaye ibyuka mama uzikaye guhekenya ibijumba mana we kuki uhekenya ibijumba turateka iki nari mandi kubekenya n'ibyawe umanye ko icyaho gikuye mama herosa n'ibyawe mama yanabibaze yamaze murimo murapiki murimo mama do ari guhekenya ibijumba nari mandi kubekenya n'ibyawe aricyo waguze ariko mwagiye mutuza mwabana mwe mukumva nese meri kamubwire mwihorere nakibiki yara ku musego njo ngiye kuryama nese n'icyawe none se bagishaka kubera iki mwihorere ndaje ndebe uko bigenda ikijuma nagiye nimukansakurize ikijuma nari ariko mwabana mwe ntimugapfe reba reka nkubwire kumva kamubwire meri uno ko naraganira oya ntimugapfe ubusa mwaba mumanzi nyumve nuko amuvugire wenyine mwihorere wawe uri umukobwa reka ejo guhinga njyenyine ariko bana banje mujye ngiye ntukamenyere ariko ngumenyera gute wowe ndi wagiye umenye genda kuruta ngiye ntukamenyere nanjye ntukamenyere we ntukamenyere reka kuzinduka muntesha umutwe muri iki gitondo saa 12 mumbyutsa ariko nawe ntabwo woroshye rero njye mbari njya guhinga mu gitondo cya gitondo nkajya guhinga nkaza ngasaga kicaye aha ngaha tuza nawe ujye tuza ariko mama ni musaza wanyu wawe bitemba musaza wawe mwihorera ariko ujye umworohera muntesha umutwe guhera saa 12 mumbyutsa kubera induru nanjye no kuri kwanga ngende n'umwana mubi ariko ntabwo njye nabizi pe njye no kuvoma njye no gutasha nanajya njye man njye ni umwana mwiza pe njye njya no gutasha nkazana n'amazi njye ariko mbara cyo kica aha ngaha njye nzajya no kumenyera tuza nta n'uzanyu nshaka jya kunzanira n'umusambi niyicarire mama ikiza kimenyera njye ni kikamenyera kitumye natana yingwana n'amazi tumatyaye gitumye gusa gipfa fresh kimwa no warabuze waruna reka cyane mwiza kabisa araye maze iminsi ndi kugatigito ese ntago kibahare priya reka haraba ego mano zigiye maze mavuye ayi nago kubutankubitiye se warunu ahubwo ndashaka kujya nkura burakinwa yamvuye ku kiyede warunu cyane ndayabuze ariko na umva nanjye dore sigaye barabikajije Honi nari ndike jimani ndimo ndagashuguri. Yes. Uzikende cyane. Wazanjanye warunu. Ibihumbi 5. Atujara kahamenga nawe ka. Sho, janya. Tukaka dukorera icyabiri hano mwa. Aha ngaha. Harakwa amakuza. Harakwa amakuza tugiye kwishyura. Ye baba wesha. Mwarahiye ahubwo. Aha ngaho se zime warunu. Umva ngereka nkurabo. Ahubwo nushaka na mu gitondo bucyo twizamukira. Ni bya bikaga bya gacesha. Ndanze kugira ibikabyo. Ni ibyanyabyo. Nese mbwira nakubeshya. Serious? Nta byanyabyo.
Iyo nkuru iraryoshye cyane umbwira. Iyo nkuru iraryoshye gake. Kwicara ndagase. Ese biri serious harakazi. Byanyabye nta mikino. Kuntu nakubiswe mwana do nk'ubu reba baduhaye ngo twakoreye cyabiri kuva mu gitondo. Nako saa 10 zigeze. Batwishyuye cyabiri nabwo ngo ndaza kujya kuyatari mu ngoro. Nibwo murangije akazi. Surako ndi n'igiti yose. Shandagaska. Umva ngereka nkubwira. Kigali hari rwose kiyede nkimereye nabi. Noneho hari akazi nari ndimo ndabona kuvomera abaturage ejo bundi. Byibwira nurira vuba inoti ya ku munsi urayinze. Nureba kwigare ya hene ya meri nahita nyiba do izina ry'Imana nayiba nkahita muri gare wenda hura ahubwo umva wewe ahubwo buracya muzamukana ntari ufite agatikeze hano hamgawe byihoruse ibibazo biri mu rugo ako ngiye harayo nabitse hara hirya mu rugo nari naje kubasura ese mwana nkubaze nagukoreramo bandi tukizamushye mwana ngira inama yego mu rugo bari intonganya nyinshi sister ngaho ngo namurira ibijumba ngaho nivire guhinga imyungu nsanze twagize yayimaze nk'ejo navuye mu rugo ukumva yego sanga ibyo twatetse babirisha mwana umuzinyuranye cha wenda kurira ehorere mwana nk'ubu ndashonje nca kugenda sanga sister ni yanatetse sha wihangayika kimwe hayi mwana mere akatagira pe mere bayadufashije riba nkaviye wanjye simuzi numva ngo yari umugabo ngo njya gukora ikindi ngo papa ngo urazi gukora ngukora nkawe ariko ntabwo mwiza none se bimwe nasize bihabera biracyahari cyabyo ni intonganya ise mwana umva nabye reba nka mere ahora n'utuntu tuturwara ntazi ahora ngejo ngo ngaho yarwaye mu ndaje ngo ngaho yarwaye biki yego sister rawe heriya ni kibwa ni yanjye no kuvoma mwana azubumwa ukaburi naho amara ikibwo nguwo base mwana ni ibisazi reba gutamere wanjye wewe wava ari naho ukajya gushaka n'ikiyede cyangwa ugashaka n'akazi ko mu rugo mu Kigali mwana ngewe uramutse umaye amakuru mazima mwana ngiye nanagira yego mwana ni intonganya nyinshi pe nk'ubu nco kugenda ngasanga sister yicariye ni yanatetse none mugwa nitoreye ikijumba ndahekenya turaserera numva nshaka no kuva iwacu ndagaswe yereka mubwire kiryango urumva weyeho bucyo tuzamuka ahubwo ndagusigira namba yanjye gute asa gafone nubwo gafone ko baba akajyanye ko mwana na uzi kankwiya meri ko ngewe urumva ashasha nari nakubiswe mwasi nakubeshye ngiye kuburanda akagurisha ngushyiremo ya meri mwana wenda ufite amayinite ndayafite kabisa wambipa mani sha nibisaze umve ngo karitsiye ni haso nakubwira wana yandika mani ngiye bwacya nkurabura mani ngiye cyemo na MTN cyangwa iyo ushaka rwose yaba MTN yaba Airtel byose ikijyango akaba ari 10 nyine wowe andikaho 10 nabisanzwe nabirenze none se mwana nizire kuri serious fondi serious man urangira wumve ugatigito buranyiranye sibyo kaducomoke ugiye se ubungu katevinga akazina nze nkurabure kiryango wewe ndabona ari ikirozo cyabaye ikigoroza jandi mbona ry'ibijumba byose ndagaswira akoreka nkubwira ntari bimani wenda aza kugubitira kaducomoke nyine se mwana ntari ubwo turi kumwe man nyine ubwo we karenge bro none se hari bitijyango man iyo gahunda ariko niyo man ntuzambeshya ariko ntari kazaze ho munani umva se numbeshye tuzasira kandi ntari gukora man ade kanetahire nyine ntari bitijyango bro Nsigaye nahabo ijoro riguye Sisa bimeze bite Meze nabi mama se ko yarwaye urabona ameze neza wowe Yarwaye se subire wanga Nirwanga se nari gukora iki ko mama wanje yarwaye Yarwaye iki mu nzira ngo ngari wowe ugiye kuyiga umusakurisa bimbe Mermeze gute Ndarembye mwana wa ndarembye nese habaye wa mutima wanjye wongera urahaguruka ndarembye cyane no kuri Nonganya zo mu byo mu rwo naje maze no kubiramba nese byagenze bite ndarembye wa mutima nwisige ubu rwagusakurije buri muntu bari kubwira namusakuza gahehe ubu niwe nasanga namusizanga se ko na byose sanga ryamye mu kazuba nese kuri kuzuba se indi kwata akazuba ndi wamukoze biki nese nta kintu namukoze ko nese yaje amazi ndi kumva nayo namubwira n'igikoma maze aracyanga none
wowe kumwa ngo nige namushaka isi byagenze jewe nari njyamye ndi kuvuga ngo ngiye gutegurira mama ibyo kurya ngo ubundi nanjye ngiye gushaka icyo nakora noneho mama aryama ku kazuba mubajije icyo yagwaye arambwira ngo umutima ngo wahagurutse mubwiye ngo mutese gikoma arabyanga nese ubwo kuva ngeraye gukora yagwaye kitari imisuka yajya kwizana hari cyabiri narinzanye mve gukorera nyaza ngwisuka yake kimwe kandi nta gikoma ashaka ndarembye umutima umereye ahubwo rero dushaka ko tumujyana kwa muganga ataragwara cyane kwa muganga se ko ubizi na mituweli twishyuye ni byiza ni byiza amakuru umva ni meza uvuye sema hanjye dore mvuye hari haruguru kwa mama Donatira ariko mvuye wa muhungu wabo yarabaye akagegera yaho ihagaze ite ko numva ngo umugabo yaramutaye ngo mama Donatira aza kurwara byaje kurugenda gute bimeze bisanzwe ute yego noneho ngiye mvuyeyo urumva bambwira ngo ararwaye wa mushiki wa kagahungu bambwira ngo ararwaye ngameze nabi kandi koko nta muhungu tugiye duherukana bambwira ko iwabo hari ibibazo bamerewe nabi cyane wari wiwubunga gasana mwirirwana yaramwe ngo murakundana uwo muririrwana dukundana njye turanaza kamubaze njye yarambwiye ngo ejo uyo bagiye bagutumye n'umugiye murimo murapfiki murimo murapfiki nabo gasana kwa yari abaririrwana buri munsi ariko nawe rero abo bahungu ndashaka kumenya ibyabo baririrwana niyo mpamvu ngo yari yanagusize ubundi ntabwo ibiryo birashya ngo nirire genda ureke ibiryo ubundi amugane ibyo batekeye muri saa 10 z'igihe utarateka nkana ubundi muri makiro bakibyaye he wagira ngo nuko papa natamuzi abone bameze kimwe ubundi ni icyahe cyanahiye bino bijumba akubira naryoshye we mama wabibonye atangiye kubirira ku ziko ariko se ntagiye muri bwiwe cyane kajya kuzana isahani rero nugenda ngiye kamubwire kanarurire kuri iyi izindi ntabwo zogeye hano mu wabyanga umukobwa w'ikibwa nta mukobwa kirira ibyo mu ubuzima ni danje pe manu yako cyo cyabiririye mu nkono bacyabiriye simba nabiriye mu nkono ibinango bikuhaza koko wagiye kindani ni mama wakwiririye ikijumba nagugibasha niwe neza ntarimbushye kabisa umeze ute meze neza umeze neza egera nzanira amazi imwe ndumva ndushye ariko si uyu mwana noneho wera none se nta biryo bihari se genda unzanire ibiryo nirire ibyo kurya urabibaza he hari amafaranga wasize yo ngaho umva noneho ariko abagabo b'iki gihe mutagira isoni nta soni n'undi munsi bizakubera isomo kuza kunyaka ibiryo nta mafaranga wasize ariko abagore b'iki gihe reka nkubwire ndaje nzana gute hano mu cyaro nigire no mu mujyi no kwishakira amafaranga jumba nagugibasha mama wabaye ariko sinzi ngo nanjye iherezo ahubwo we hugiye shabu nanjye nari mpanze kugerayo rero nkareba uwo mu mama yego kuva yarwara sindamugeraho mbega ni nk'ibintu nagize akazi kenshi n'abana ku mashuri ubwo ngubwo baba
banyeneye Yego. ubwo rero kangusezereho ngende njye none se kumureba waguha n'aya senyi sondi ukayamuncira waba ukoze kuko nanjye ni ukuri ayintuza rwose uraba ukoze kubera ko ay'amata wenda yego sawa ubansuhurize yego sawa ubwo tuzasubira nzakubwira uko nabisanze yego Niriwe mama Dona amakuru nayo nararembye. namaze iminsi numva ngo wararwaye Nararwaye. ariko si iyo ndwara idakira Narwaye umutima byaranze. yego none se uwiwawe araheruka bimeze bite wowe wanjye se kuva cya gihe sinamenya irengero ryiwe reka nta n'akanono kiwe sinabimenya. abana se bameze bate ko mbona nta n'umwana n'umwe uri hano abana rero nabo baba bakwiriye imishwaro baba bagiye gushaka ko hari uwabaha icyo kurya byaranze. yewe nanjye maze iminsi rero ndi mu kazi mfite akazi kenshi n'abana niko mba bahigira icyo barya no ku ishuri hose babahamagaye ngo bakeneye umubyeyi nkagerayo bambwiye ko urwaye rero nari mvuze ngo nze ndebe aho ugerewe nuko umeze gusamuye n'umugiraneza nawe avuga ngo avuye mu rugo rwanyu kureba uko umeze reka ntakomeze yaranamaye no 500 ngo uze kureba buryo kimwe bakugurira amata. Irakoze cyane. Ubwo rero jyewe ndakennye ariko ubutaha ntago nzagarukiraho nanjye ayagashyushyu ntago nzayabura. Ubu se wagiye kwa muganga? Oya ntago ndajya kwa muganga. Harabura iki se? Nari narabuze n'uduceri two kujya kwa muganga. Ariko ubwo mpaye aka gafaranga ndabona ko banjyana. Abana bigeze bagushakira icyo kurya? Icyo kurya se bakinshakira bagikuye. Usa nta nubwo ugerageza gukurura akadomora k'amazi ngo basi unywe ibihaha bigire? Amazi. Soma ibi nabyo biraruhura. Ubundi niyo upfuye kunywa amazi hari akantu gafata mu nda. Yewe ubu ngubu rero ndumva nagusezeraho. Ntacyo urakoze cyane. Kagenda ubwo ndiyerekereza ngaho rwarubukira. Yego. Bayi rero. Yego ngaho umuhanda mwiza. Tuzasubira nanjye kangere mu rugo ndebere icy'abana barya. Yego ngaho genda. Imana ishimwe ushaka upfa ntacyo bimbwiye jyewe nta kuba gahunda natekereje narazikoze nta soni.